Reka nizere ko mumeze neza nshuti z'ubwenge, tudahwema kugezaho ibiganiro byacu, ndavuga inkuru z'ubuzima zishobora kugira icyo zikwigisha kuva uyu munsi. Niragwaje niyo mazina niswe n'ababyeyi bankundaga, gusa ibyo nakuze ntabo mbona hafi yanjye nk'abandi bana. Ibyo nabibwiwe n'inshuti z'umuryango ndetse na marume wandeze, ntabwo rero mbishidikanyaho ko ababyeyi bankundaga cyane. Kuri ubu narajya kure, mfite imyaka 28, nje kubaganirira inkuru y'inzira nanyuzemo mu rukundo rwanjye. Ntabwo nzi aho nayihera nyivuga kuko ni ndende, ariko nimubona nibeshye cyangwa nyivanze munyihanganire, bibaho. Nakuriye mu muryango wibiraga mu cyaro, nkurira kwa marume kuko niwe wandeze. Nabivuze, ababyeyi banjye bansize ndi muto cyane ku buryo rwose ntazi n'isura yabo, uretse gusa kuba numva bavuga ngo nsa na papa. Ubwo nyine iyo nkeneye kumenya isura ya papa, nta bindi nkora, nagonera isese mu muhisi n'uwigendera uryamye watuje watimaje. Inzira yonyine mba nsigaranye ni ukwireba mu ndorerwamo, nkaba namenye ni papa yasaga gutya. Ubuzima rero nabayemo mu cyaro bwari buciriritse. Nakuriye mu gace koroshya ubuzima, mu bahinzi nyine, mu mabyiruka yanjye nk'abandi bose. Nakundanye n'umukobwa w'iyo mu cyaro, umukobwa utari mwiza, ndavuga ku isura ariko, kuko ari we nari nzi. Nabonaga ari igitangaza iyo mu cyaro, kuko nta n'uwamurushaga ubwiza mu bo twanganaga. Nawe unyumvira icyo cyaro uko cyari kimeze. Harya ngo nakaritsiye itarimo umwana wa danje, umwana uhiye, umwana uryoshye. Nibyo rwose, n'uwo yari mwiza muri iyo karitsiye. Amazina ye y'ukuri si ngombwa kuba nayavuga, ahubwo reka dukoreshe kanine. Yaritondaga disi, hari umuntu ushyira mu gaciro, ntacyo namusabaga ngo akinyime, yankunze nta n'icyo ngimuhaye. Ariko we niyasibaga kugira icyama, yewe wumve ko n'ibikoresho byinshi nakoreshaga niga niwe wabimaga. Iwabo bari bafite ubutunzi, gusa imibereho yabo yari iciriritse nk'abanyacyaro. Aho ngiye guhera, wenda reka mbere tukimenyana byakoroha kugira ngo story yacu tuyinjiranemo bwuma kandi mubashe kumva ijambo ku rindi. Njyewe nuzuye ikiniga kubera ibyo ngiye kubabwira. Urumva twari duturanye ndetse n'inzu ku yindi, twakinaga iby'abana, twari tukiri bato rwose, abana b'imyaka 6. Urumva twari tukiri bato, ntabwo ndi kubeshya kuko iyi nkuru ari ukuri, byose ndabivuga uko biri. Icyo gihe nubwo twari abana ariko twanyuzagamo tukaryamana. Umunyarwanda ni njye wamwakuraga kuko byinshi nabibonaga muri filime z'urukozasoni, izi mureba muri kumwe na barumuna banyu. Ubwo nyine namaraga kuzireba, njye umunyarwanda nkahita njya kumureba, nawe akankundira, akaza ubwo nkamusaba ko twabikora. Ubwo nyine bikaba uko twagendaga dukura, umubano wacu wagiye uva mu by'abana tuza gukundana. Icyo gihe twari dufite imyaka 15. Hari akantu nibagiwe kuvuga, ubu ndubatse, mfite umugore n'umwana umwe. Umugore muraza kumumenya, ni nayo mpamvu ndi hano. Ubwo icyo gihe nigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, mu gihe we yigaga mu mwaka wa 5. Nari imbere ye kuko we yari yarasibiye umwaka umwe. Twisanze mu rukundo, nta n'umwe ubwiye undi kamukunda, ahubwo kubera gukura twembi duhorana kandi nyine dukorana n'ibyo, buri wese yishyizemo ko ashobora kuba akunda mugenzi we. Dukunda n'urw'agatangaza, abatubonaga kuko twaragendanaga kenshi turi kumwe agatoki ku kandi. Icyo gihe twatangiye kumva uburyohe mu rukundo nyarwo. Yatangiye kwihagararaho, yirinda cyane kuko nyine yari amaze gukura, kandi nta nubwo nari mfite kubimurenganyiriza. Icyo gihe ntitwongeye kuryamana nk'uko byari bimeze mbere, ahubwo yatangiye kunyitaho mu bundi buryo. Umwana mbera mwiza, ubwitonzi rwose bugasanga umutima wanjye. Ari umuntu ushyira mu gaciro, akajwi ke kagororotse, amaso meza, ariko nyine umurinda isura nziza. Yari igikara cyane gusa bidakabije. yari afite mu ntoki horoshye, nabikunda kubi iyo yamfataga ku matama yarandirimbiraga disi, nkumva nta nubwo nshobora kuvaho ndi.
naje rero gutsinda mu wa gatandatu gusa nta mafaranga nari mfite yari gutuma njya kwiga mu mashuri makuru. Muranyihanganira, naramwegereye mubwira ko kwiga kwanjye kurangiriye aho kubera kubura ubushobozi. Yaranyihoreye, haciyeho iminsi tuza guhura, ampereza amafaranga ambwira ko ngomba kujya kwiga kandi ko bitazahagarara, ambwira ko buri gihembwe azajyamo amafaranga gusa aranyihaniza ngo sinzagira umuntu mbibwira, mubaza aho azajya yakura ayo mafaranga. Arangije ankubita inkwene, naraseka, ambwira ko nyine ari ku iriba hazajya yakura cyangwa se iriba ry'urukundo. Ambwira ko ankunda kandi ko yakora byinshi kubw'urukundo. Ambwira ko yumva ntababara ndeba, ndetse ambwira ko atazi icyo yakora kugira ngo nishime. Ubwo nari nangiye kurira, nibwo bwa mbere yarambwiye ko ankunda. Yabonye ko ndi kurira yongera kunkozaho y'amaboko, ndavuga bya biganza tumwe disi tworoshye. Ubwo twaje gutandukana, mbwira marume ko mfite amafaranga, mubaza niba yandika nkajya kwiga. Yaje nyine kubyemera, ngurira ibikoresho nanjye ndagenda nishyura amafaranga ndetse ndanasagura. Ubundi ntangira kwiga nari ndi mu mashuri nyine ayafite amacumbi, natahaga ari uko igihembwe kirangiye, ntaba ndi mu biruhuko nkamuganiriza akanyereka urukundo rwiza kandi runyuze. Gusa nubwo nigaga nari ndi mu kigo giciriritse. Marume rero yaje nyine kubona ikiraka, habona n'amafaranga ajyana mu kigo cyiza kiri mu karere ka Huye. Nagize ibanga kuko batigeze banyishyura ngo mbamamarize. Ubwo rero ndabwiye Kanine ko yarekera kumpa amafaranga, ko marume nitaga papa yabonye anjyana ku ishuri, ansubiza ko nta kibazo rwose kandi ko akinkunda ndetse cyane, anambwira ko yiteguye kumfasha n'ubundi ninkenera ubufasha. Numvaga nkunzwe pe, numvaga nanjye ndi uw'agaciro, nshaka nanabyirata kuri mwe. Naje kumusezeraho ngiye kwiga, ambwira ko azaba anegereje, ambwira ko azankumbura kandi ko azajya ansengera. Ubwo yansabye ko twatangira nyine kujya dusa nkaho twanakina twa dukino twa kera. Narajya kure nibwo yahise anyegera arambwira ati ese wakemera ko tujyana ahantu rwose? Nta nubwo nigeze mbitekerezaho kabiri, narabyemeye. Tujyana ahantu hari umugezi ariko hazengurutswe n'imigano, urumva ko hari hihishe. Hanyereka maze mbaza niba nkeneye ko twakogana, nanjye mbaza kubitekerezaho umwanya ushize ndabyemera. Arangije arambwira ko bitari ngombwa ko twakoga twambaye imyenda, ko ahubwo nyine tuyikuramo. Nahise mbyemera nihuse kuko nari mfite amatsiko yo kuba namureba uko asigaye ateye. Maze ako kanya yahise yongera arahakana, ambwira ko tuzogana ngarutse mu kiruhuko. Gusa ambwira ko niba mbishaka turi bujyanemo imyenda, ubundi nyine nazagaruka tukaba aribwo twajyamo ntayo twambaye. Nanjye narabyanze, gusa hanyibutsa ko ankunda ndetse cyane, ambwira ko mwanze yaba baratangira kugenda nganiriza udukuru tw'ibyo twagiye dukora kera tukiri abana. Ambwira ko abikumbuye, gusa ko abikumbuye cyane icyo gihe cyarageze cyo kuba twabana tubyemerewe. Ambwira ko atari ngombwa kuvuga menshi, ahubwo ambaza niba hari icyo nshaka, musubiza ko nyuzwe ku byo ama byonyine bihagije. Yaranyegereye aramubera, andyamisha umusaya mu gituza, hatuje rwose ubona nta kibazo. Ambwira ko hakurya kure mu myaka ya kera yibona turi kumwe turi gukina n'abana bacu. Ambwira ko ibyo bihe byuzuye ibyifuzo by'inzozi yifuza kuzibonamo byabaye impamo. Nanjye nahise mubwira ko Imana ibirimo kandi ko bizabaho. Bwaragorobye turataha, ahita ananyifuriza nyine kuzagira amasomo meza kandi ko nawe azakora ibishoboka kugira ngo nzagaruke ndusheho kunezerwa. Twaratandukanye bukiye, nzinduka njya ku kigo nyine, aho nari ngiye ku kigo gishyashya. Urumva nari ngiye gutangira ubuzima bushyashya, abantu bashyashya, inshuti nshyashya, no kugira ngo nagire nyine ayo masomo yanjye. Ndacyarije mu bibabwira, kwisanzura muri icyo kigo nari ngezemo bwa mbere byarangoye cyane, gusa cyari ikigo cyiza nkumbura rwose. Narageze mbanza kuba nyakamwe rwose, nabuze aho nahera nisanzura mu bandi. Natangiye kwibaza icyo nakora,
mera mu rungabongabo muri uwo mwanya, imbere yanjye haturutse umukobwa w'igitangaza mwiza byuzuye kabisa, uteye neza. Iyaba ari njye utanga ikamba ry'abamisi ntari guhita ndimuha. Yari afite mu kanwa heza, afite agasatsi yakoze ukuntu, yambaye ijipo ngufi ariko bitari cyane, udukweto dufunze kabisa, ubona ko yaberewe. Gusa uko yarushagaho kugenda aza asatira, niko narushagaho guterwa n'ubwoba bitewe n'ubwiza yari afite. Amaso yuzuyemo isoni, nemba amarira ku matama, nahise nyine nihanagura amarira nihagararaho. Uwo mwanya aranyegera amereza ikiganza cyoroshye koko kurusha icya Carine nari naramenyereye. Yabumbye umunwa we ambaza amakuru n'ababeshye. Sinamusuhuje kuko nari ndi gutekereza cyane, rero ibyo yambwiraga ntabwo nari mbyitayeho. Yansabye umwanya ambaza niba twaganira, nanjye ndabyemera. nazo yaje, twaragiye twicara mu ishuri tuganira ibisanzwe, buri munsi akazajya aza tukaganira. Amazina ye yagizwe ibanga nawe, gusa reka dukoreshe izina rya Shania. Ubwo iminsi yakomezaga kugenda yisunika, umukobwa yatangiye kugenda nshengeramo, nshiduka namubwiye ko nyine mukunda. Iwana yabyakiranye urugwiro, arangije andyama mu gituza ambwira ko abyemeye. Natangiye kubona icyo arusha Carine kuko we gukura ntacyo byari bimubwiye. Icyo twashakaga twaragikoraga. Yatangiye kugenda azanira impano nziza. Shania mbera mwiza by'akataraboneka, yaje kumbwira ko adashaka no kuzajya iwabo i Kigali mu kiruhuko. Arangije ambaza niba namwemerera akazaza tugatahana mu rugo, akaba ariho nyine amara ibiruhuko. Byaranunguye cyane. Ubwo mubwira ko nyine ndibubitekerezeho, nibajije uko byagenda ndamutse nyine mwemereye, kandi nzi ko mu cyaro hari umwana dukundana. Hanyuma kandi ubwo ariko njye nari naramubona. Hanyuma Shania we yaramubonye, yaramwitegereje, abona afite ubwuzu bwo kuza kunsuhuza. Shania yahita amubera cyane ubutandekura. Carine we yahise atungurwa ariko ntiyacika intege, arakomeza araza. Arangije arampamagara ndamwikiriza, ambaza amakuru ndamusubiza. Ubwo ariko Shania yari akimfashe, niba yarabonye ko wenda Carine byamubabaje numbaze. Byageze aho Shania afata ku matama andeba mu maso anunguye cyane, ahita ansoma. Ibintu byababaje cyane Carine kuko yahise ahindukira gake gake arigendera. Ubwo njye sinamenye igihe yagendeye kuko muri uko gusomana na Shania nari mumirije. Ubwo yandikuraga nashatse nyine gukurikira Carine, ariko aranga nyine amfata amaboko, ambaza impamvu nshishikajwe cyane no kujya kureba uwo mukobwa. Nabuze ibyo musubiza, mpitamo kubireka. Ubwo nyine ndatuza. Murumva, ku rundi ruhande nakundaga Carine, ariko n'igihe nari maranye na Shania byari ibihe rwose byo kwishimira cyane, ko byinshi namushakagaho namukeneragaho. Kubibona rwose byari free, naribonaga kuri we, nta kintu nari imejwe. Twaje kwinjira mu nzu, mu rugo baduha ibyo kurya turarya, amasaha yo kuryama nayo barageze. Ubwo ariko n'amahoro nari mfite, nibazaga uko Carine amerewe nyuma yo kubona ibyo twakoze. Ubwo mu rugo beretse Shania haryama, bari bamwishimiye cyane, numbaze n'impamvu. Ubwo nanjye nahise njya kuryama, gusa mbura ibitotsi umutima. Umwe wambwiraga ko gutandukana na Carine byambera byiza kuko n'ubundi Shania yamurusha ubwiza, undi ariko ukambwira ko nakwiye gutandukana nawe. Naragiye mbura amahitamo, bituma nasinzira mu gicuku mu masaha y'ijoro. Shania yarankomangiye ndakingura, ntungurwa no gusanga yambaye ubusa buri. Ubwo muhinzira arinjira, ndongera ndakinga, mubaza impamvu aje mu cyumba cyanjye, kandi nyine abona mu rugo bahari akarusho, akaza yambaye ubusa. Ansubiza ko basinziriye batigeze banamwumva.
ambwira ko yumvaga nkumbuye cyane ndetse ko kwiraza byamunaniye, yari mwiza mbisubiremo ku buryo kumubona yambaye ubusa imbere yanjye byatumye uwo munsi turyamana, si bwo bwa mbere twari turyamanye, niyo mpamvu bitanunguye. Ubwo ariko namubajije niba bitazatuma asama, ambwira ko nyine aba yiteguye mu buryo bukwiriye. Ubwo namusabye gusubira mu cyumba cye aranyemerera asubirayo. Ubwo bwarakeye nangira kwibaza icyo nakora ngo mbone uko mbonana na Carine buri uburyo. Aho najyaga hose Shania yarankurikiraga, bituma uwo munsi birangira nabonye n'akanya na kamwe nahura na Carine. Icyumweru cyarashize, bituma rero ntangira kugenda nikuramo Carine. Mu cyumweru cya nyuma cy'ikiruhuko nabwo Shania yarushagaho kuza mu cyumba cyanjye, ngeraho mufata nk'aho ari umugore wanjye, aragenda neza amanaguramo Carine ndamwibagirwa. Reka rero umunsi umwe hazaze mu cyumba cyanjye ari mu gicuku, hasaba ko twasohoka tukajya hanze kuko ari cyo cyifuzo yifuzaga kunyereka. Ubwo naragiye turasohoka, tugeze hanze isanga yashyize udutambaro twinshi dutukura, ariko nyine twakoze uruziga. Arambwira ngo reka dukine aka gakino tukazenguruka inshuro 7. Haraza kunyereka akantu, ambwira ko kandi ako kantu kazatuma mba umukire, ambwira ko n'amamodoka nzayagura, ambwira ko kandi bizatuma ngira n'ubwenge kandi bwinshi. Ubwo nibajije ako kantu kagiye kunyereka, birangira nyine nemeye ko dutangira kuzenguruka ako kaziga yari yashushanyijeho. Inshuro nyine ya mbere numva nta mpinduka, inshuro ya kabiri numva umutwe utangiye kugira isereri, inshuro ya gatatu nangira guta ubwenge, inshuro ya kane numva sinzi uwo ndi we. Turakomeza kugeza ubwo ya nshuro ya 7 yuzuye, twarahageze. Ubwo njye nari nubitse umutwe, uko nakubuye umutwe narikanze. Nasanze Shania nzi ari kumwe n'abagabo bafite amahembe. Ntungurwa cyane n'imiterere yabo, bari bafite umunwa umeze nk'uw'imbwa cyangwa se indi nyamaswa. Bari bafite ibikapu byinshi cyane babiteretse impande, maze umwe muri bo banyereka ahantu hari urwego rumanuka hasi mu butaka. Nyuma ijwi rye narikanze, induru nyiha umunwa. Ubwo mu rugo bahise babyuka kugera hanze basanga ndi jyenyine, mbabwira ibibaye. Marume ahita asenga, ambwira ko Shania byashoboka ko ari umudayimoni. Ubwo n'abaturanyi bahise baza ndetse hazamo na Carine. Ubwo intekerezo zahise zijya kure, ntangira kwibaza ukuntu naba nararyamanye n'umudayimoni. Bwarakeye mu rugo bakomeza kunsengera, hashize iminsi mbasaba ko bandeka nkasubira ku kigo nigagaho, barankundira. Kuva ubwo nahise nzinukwa abakobwa beza ku isura, uwo nabonaga wese namubonagamo umudayimoni. Naje gusaba imbabazi Carine gusa amuhisha ko naryamanaga na Shania, yarambabarira twikomereza urukundo kugeza n'ubwo twabanye ndetse tunabyara n'umwana nigeze kubabwira haruguru. Impamvu rero y'iyi nkuru cyangwa se isomo ry'iyi nkuru, inshuti zanjye, ntabwo urukundo ari isura nziza, ntabwo ari izo tayi nziza, ahubwo ubwiza nyabwo ni umutima mwiza. Carine nubwo adafite ubwiza bwo ku isura, ariko ni umwana mwiza. Hama urukundo akanyita intwari, akama byose akanyitaho, nkatuza nkatura rwose nkatekana. Yambereye byose, anuza mu ijuru rito. Ubu nanyuzwe nawe, yambyariye abana beza. Ni ukuri n'uwo wita mubi ku isura yakubera igiti usaruraho amatunda aryoshye. Inama rero naguha, kunda umuntu udashingiye ku bwiza afite, kuko hari ubwo ushobora gukurikira iyo sura yaka bikazarangira wicuza, nyamara wakikundira uwo rwose ubona uciriritse, akazaguha umunezero w'iteka. Muri uwo wita mubi hari umwiza wahishwe, hari umwiza w'iteka ryose. Hari nayo mpamvu mbabwira ngo kenshi dukunda kugendera ku bantu ku cyo babaye cyo, ku cyo bari cyo uyu munsi, ariko ugasanga bigiye kugira ingaruka ku mibereho yacu y'igihe kizaza. Rero mugire uguhitamo kwiza kandi mushishoze. Ntago bose beza ari uko bashobora kuba ari amadayimoni, ahubwo dutanga urugero kugira ngo mubashe kwiga kandi musobanukirwe. Ngayo nguko inkuru yanditswe na Navi, njyewe nyibageza mu buryo bw'amajwi. Kandi subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi n'inkuru nk'izi umunsi ku wundi ujye ubasha kuzibona uko tubashije kuzishyiraho. Njyewe nababwira ko tubakunda cyane. Ngayo nguko ni inkuru yacu ngufi, ariko twe turacyabahereza ibindi byinshi. Nakagaruka n'ukuri.